numvaga ko ari byiza cyane. So let me talk about this. Hari ikintu cyanzamuriye icyizere cy'ubwami bw'ijuru, icyizere cy'impamvu yo gusenga, bituma numva nkomeye nzamutse ku rundi rwego. Sometimes hari igihe abantu tubaho ubuzima nyine kumva gusenga nyine ni ibintu taking for granted, ndetse cyane cyane ukanumva ni nk'umuhango usanzwe nyine. So akenshi ngiye isoko yabyo aho nyibona cyangwa icyo mbona kibitera cyangwa kibidutera, nanjye niko nari imeze, ariko naje guhindurwa n'iki. Bivuga ngo purpose y'ubuzima narayihinduye, kandi aribyo nawe nifuza ko wakora. Numvise yuko the reason why I'm living is that I have to work for the kingdom of God, gukorera ubwami bw'ijuru. Urumva nuvuga ngo we uriho urakorera ubwami bw'ijuru. First of all, urabanza use nk'umuntu wirengagije everything, ikiri kujya mbere cyose mu buzima bwawe aho ngaho uri ku isi, kubera ko purpose y'ubuzima bwacu nyine wamaze kuyihindura ko ari ukujya mu ijuru. Niho ukura imbaraga aho ngaho zo gushimira Imana, zo gusenga uri mu bibazo n'amage n'amakuba. Abenshi iyo turiho turabivuga gutya, hari bamwe nyine batabyumva bakavuga ati wenda ni propaganda yo kugira ngo abantu nyine bizere ibi. Iyo ufite passion cyangwa mission yo kumva ko uriho urakorera ubwami bw'ijuru, kumva ko kuba uri ku isi atari yo ntego nyamukuru, ahubwo kuba uriho ariyo ntego ituma ukorera ubwami, niyo passion, niyo ntumbero ufite y'ubuzima bwawe. You get? So, iyo ntumbero rero niyo igufasha kumva ko ku isi like niyo ituma wumva usobanukiwe neza impamvu yo gushimira Imana kuriho, kubera ko nyine watunga utatunga you gotta die, wishima utishima udafite ubugingo, ibyo ntibizibukwa. Iyo waba warishimye, waba ufite ubugingo warishimiye mu isi utunze amafaranga menshi, waba udafite ubugingo warishimiye mu isi ufite amafaranga menshi, iyo background nta kizabisobanuye kwa data mu ijuru, kuko hari ibyisumbuye ibyo ku isi, hari ibyisumbuye ibingibi tubonesha amaso, hariyo byinshi byiza birenze ibingibi tubonesha amaso ku isi cyane cyane, kuko ku isi uzanabicunge. Iyo uriye cyane urijuta kandi bikarangira guhaga bikuguye nabi. Ku isi iyo wishimishije cyane iteka havamo ingaruka, namwe murabibona. Imagine rero mu ijuru hariyo ibintu bitazatugiraho ingaruka, hariyo ibyishimo biri endless, hariyo eternal life, ya yindi tuzabamo tukumva turishimye, tubayeho ubuzima bwiza, tubayeho nta mpungenge, tubayeho mu mahoro menshi, tubayeho nyine aho tudafite you get. Ni ukuvuga ngo kuba turi ku isi, first of all, kugira ngo uzamuke mu by'umwuka, ujye ubanza wumve ko kuba uri ku isi ntabwo ariyo gahunda iri. Kuba ukwiye kubona amafaranga siyo gahunda y'imbere bada papa, kubera ko urayabona wayabona utayabona, you will die. And when you are working for that kingdom, icyiza cyabura bwamisha tuboneramo amafaranga, tuboneramo agakiza. So you can't, ntabwo ushobora kubona ibyo bintu. Hari abantu babyirengagije batabizi, bavuga bati ngewe ngo ndajya gukora igihe kinini ngo akanya gatoya ngo ngaharire Imana. When you say like that, it means God, Imana ifite imbaraga runaka, ni ukujya kuyisenga nyine for just ibintu nyine biri aho bisanzwe, ndetse no kujya guhaha nabyo ubikore ugasanga umuntu ahubwo nibyo yakomeje cyane. Ari na hamwe usanga umuntu abayeho life, ahura n'umuntu udafite amaboko n'amaguru, yungutse 3,000 agahita avuga ati 2 ngiye kubisevinga, ayandi akayahahamo inyanya, agahita agenda akarya. But yanyuze ku bantu barenga 8 cyangwa 10 bababaye bikomeye, kandi uwo munsi yungutse. Even no mu rusengero ntabwo yagiye gutanga icya 10. Ukumva iki kintu. So aho ngaho rero niho harimo ikibazo, kandi kinini cyane cyumvikanisha the way abantu tugomba guhindura
passion na vision y'ubuzima. Numara kumva ko burashumi ntimunyumve nabi, numara kumva no gusobanukirwa yuko Imana kubaho kwawe ari uko Yesu yakubwiye aguhishuriye ko kwa data hari amazu meza arinze yo ku isi turi kubakirwa, tuzabamo mu midugudu myiza irenze yo ku isi, ndetse tukabaho muri ubwo buzima buri itano. Nutangira kumenya icyo uzahita uvuga uti reka ahubwo ntangire nite kuri ya mabwiriza y'ibyo Bibiliya insaba cyangwa ibyo Imana yanditse insaba, gufasha, urukundo, kutiba, kudasa, byose ukabyubahiriza. Niho imbaraga ziva, kubera ko first of all uzi passion y'ibyo ushaka. So nuvuga ngo abantu benshi bakunze kujya ku Mana, abenshi bakunze kujya gusenga Imana bashaka ngo ibitangaza, imirimo, kubona amafaranga, kubona akazi, kubona bakiza indwara, ibiki n'ibiki. Yes, it's perfect, ariko wagiye gusenga uzi intego nyamukuru yawe cyangwa? Niyo mpamvu Imana yavuze ngo mushakishe ubwami bwanjye mbere y'ibindi byose. Mushakishe ubwami bwanjye, ibindi byose ni inyongera, kubera ko buriya bwami bro buzacamo intwarane. Iyo bavuga ngo bingana na inzira ihajya ngo ingana n'umwenge wo mu rushinge, my guys, ntabwo biba ari ibintu byo gutekinga for granted. So nuba ufite passion nyayo, vision nyayo yo kuzabona ubwo bwami, nibwo ibyo ngibyo byose bizaza, sibyo? Don't come in church as someone ngo nje kureba ibitangaza. Wenda let's take an example bya Pastor Julienne, nje gukira. Yes, ushobora gukira pe, we never know plans of God, ntabwo ari twe dupangira Imana ibyikora, ariko urumva ushobora gukira ariko ntujye mu ijuru. Hari na kumwe baje wumva bavuga ati ushobora gukora ibitangaza ariko ubwami bw'ijuru bizaba haso kuri wowe. None hari n'abandi bantu badashobora kubona hand of God batabanje gushakisha ubwami bwayo. Ariko ibyiza ni uko twese twabona hand of God twashakishije ubwiza bwayo before ikindi cyose. Ubwo bwami nyine, gusobanukirwa iby'ubwo bwami bwe, you get. So thank you so much. Nubwo butumwa nashakaga gutambutsa ku mbuga zanjye zose. I'm not already pastor, but it's my vision, and even being a journalist, so that I will be the person who enjoy speaking the work of God, testifying what God has done to me and to my friends and to my families and to my country. Nzahora nyine mbihamya tu. Njye nitwa Eric Manishimwe, nagiraga ngo twungurane iby'umwuka kugira ngo abantu nyine twirinde gusitara, sibyo? Ni hahandi man usanga umuntu agiye gusenga ugasanga arimo arawundaringa, nawe ubwe ntabwo ari capable yo kumva ko ari fit imbere y'Imana, kubera ko waje gusaba kwigukiza ibintu bitandukanye, ariko ntabwo urasobanukirwa impamvu uriho, impamvu nkumeka. Iyo mpamvu numara kuyimenya byose bizizana. Niyo bitanaza dusenge kumwe kwa ba Daniyeli n'abandi bose bagiye babikora, niyitangirira neza. Cyambere nuko nzi neza ko ubwami bw'ijuru nzabutaha. You get the point. Yes, thank you so much. Ndabakunda cyane. Ibi bintu icyampa ukabyumva nk'uko mbyifuza kubyumva cyangwa nk'uko Imana ibyifuza. Nyine ubu butumwa bugasevinga inshuti zanjye zose, bugasevinga buri muntu wese nziranye nawe, bugasevinga lives of many people outside here there, so that we could be well educated and well inspired in the kingdom of God. Murakoze cyane. Nitwa Eric Manishimwe, your journalist, your preacher, your everything. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahishe mu mababa yayo, kandi dukomeze dukure dusoma
Bibiliya, twiga gusenga umunsi ku wundi, ndetse twiyumvisha ko ubuzima bwacu bushingiye ku Mana Data ishobora byose, bushingiye ku Mana Data ifite ubushobozi bwinshi mu biganza byayo, ko tugomba gusobanukirwa iby'ubwami tukabusingira amanywa nijoro uko dushobojwe kose mu izina rya Yesu. Thank you so much for everything. Thank you for sharing this prophesying, because bro, ikintu cyose cyanditse muri Bibiliya ni ubuhanuzi. Ikintu cyose umwana w'Imana cyangwa nawe ubwawe wavuga uhamya Imana Data, byose ni ubuhanuzi. So dukomeze duhanurane, dukomeze twigishanye, and then dufatane urunana, tugende dutumbire iby'ubwo bwami, dutumbire iby'iryo juru, kandi Uwiteka akomeza tugenderera dufashe mu izina rya Yesu. Amen.